Wito. Witonzi yapfuye. Ibi nibyo nashaka kumenya gusa. Ngewe kuva tubonana cyangwa tugeza ryari ati nawe ntago nari nzi ko yapfuye. Niyo mpamvu muhamagaye ziranshura. Wito nagukundaga. Wito wagiraga ijambo rivuga ngo papa ndagukunda. Wito akambaza ngo papa urankunda, nakubwira ngo ndagukunda, nawe ukambwira ngo urankunda. Wigishaga bisengeneza bawe nawe ubereye nyina wawe inshuke, iryo jambo ukabikunda ukavuga ngo murankunda. Ngira ngo afite hano n'agakino muri telefoni yakinye n'abana akunda kubashyira muri sala akabakinisha ababwira ko gakino. Wito Imana yagukundaga natwe turagukunda. Ugiye tukigushaka, ugiye tukigukumbuye. Wito ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye. Reka basaba ari mwigire hino. Mwigire hino namwaje tufatanyije gahunda. Nakoze cyane. Sashimwe cyane. Ubu rero dutangiye kugira n'urundi rugendo. Nyuma y'uhise dutangiye n'urundi rugendo nabwo toroshye. Ariyo mpamvu basaba ko ntangana ko ntacyo dushobora gukora. Iyo nicyo kigaragaza iyo nta kiruhuko wakora, ukora icyo abongereza bita plan B, ugufata ubundi buryo, ugukoresha ubundi buryo. Ubu rero yego ntabwo byoroshye ariko turakomera. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ubuse tudakomera twebwe tuyoboye ibikorwa, abo dusanga barakomera gute. Kuvuga rero uko twebwe ba nyiri ibintu dukomere, ndabasaba ko dukomera kabisa, mukagira imbaraga kandi tukabyitwaramo neza. Tugiye kumanuka rero kugira ngo tutanaba dutegereje hariya tubasangire igihe ngiye gusenga, hanyuma tumanuke muze mukomere kabisa. Komere biragoye, ibyo musaba ni ibintu bigoye, bigusaba nsa naho wakwibwira ko ntumva uburemere bwabyo, ariko siko biri mu by'ukuri. Ibi ni ibintu biremereye, ufasha umwana muto ni ibintu bitagira uko bifata. Ntabwo rero mpari kugira ngo babuze kubabara, kandi sinahari kugira ngo babwire ngo mubabare cyane, kuko nimubabara cyane turata gahunda, nitunabikora ibyo twaje gukora. Icya kabiri nitumutanawa nabwo ntabwo byashoboka. Reka rero dusenge Imana, ndabasaba rwose ko mugira imbaraga kandi tugende twitware neza, kuko hari abandi bantu dusanze. Icyiza gihari, icyiza ni uko wapfira mu Kristo akaba yarahaye Yesu ubugingo, azazuka tuzamuka kera ariko tuzamuka. Imana ya Abrahamu, Imana yacu, hano hantu turi kuri morgue ntawakwifurije kuhaza, nta n'uwagatekereje kuhaza. Amahitamo yacu Mwami ntawakahatekereje. Muri gahunda dukora
izo twandika dutekereza ntawe ujya atekereza mu ruge, kuko mu ruge nta cyiza cyayo. Uwiteka Nyiringabo ntangura kindi kuko turi abanyantege. None rero Mwami, kuko turi abanyantege dukeneye imbaraga zawe. Uwiteka wabaye ibuye rikomeza imfuruka, mbabarire uze ubane natwe muri ibi. Zehe muha imbaraga, abana bose ubaha imbaraga, umukecuru muha imbaraga. Uwiteka biragoye ko turi kuri witonze, ariko nta n'ikintu twakora mu cyiza. Mwami Imana ishobora byose, ukomeze ubane natwe. Turasengera uyu munsi, turabashyira mu biganza byawe. Hari abantu bava impande zitandukanye, hari abava iburasirazuba, hari abava iburengerazuba, Kigali, abantu bava mu byaro bari buze kudufasha. Turasenga kugira ngo buri wese umuzane amahoro, kandi Mwami wanjye ingendo zawe tuyashyira mu biganza byawe, kuko niko ijambo ryawe ritubwira. Riratubwira ngo mu bantu mwiringire Uwiteka Imana mukore urugendo rwanyu. Ndasenga kugira ngo urugendo rw'uyu munsi rugoye Mwami urubanemo natwe, Mwuka Wera adutwikire. Mwami Imana, imbabazi zawe ziri kumwe natwe. Satani ibyo ukora byose ntiwatubona, kuko duhishwe muri Kristo, duhishwe mu ijambo ry'Imana. Kuri mu ruge tuhagaze dufite ubutware, nta urupfu rudutwaye. Turi abanyembaraga muri Kristo, turi abanyembaraga mu ijambo ry'Imana, turi abanyembaraga izina rya Yesu, turi abanyembaraga. Mana yacu, imitima yacu ikomere, tugiye guherekeza Uwitonze umwana wacu. Mwami, tugiye kumushyingura asange abandi Mwami, kuko hari abamubanjirije, hari n'abazamukurikira. Mwami unyemere tugende neza. Hari abagiye Mwami abo yarutaga, hari abagiye bari bato bari impinja, hari abanganaga nawe, hari abamurutaga. Mwami, hariya twese tuzahajya, ariko ikitunezeza no kuba duciriyeyo inzira tuhanyura dufite imbaraga. Mwami, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Muze emera umwana wawe waramubyaye, reka turi kumwe tumuherekeze nk'uko waherekeje n'abandi. Twabonye byinshi mu maso yacu, sibyo? Ubu ngubu ujye wabwira hano mpagaze ahandi njyenyine mu buzima, naravukanye n'abantu benshi, n'abandi mwese rero ibintu twese dufite muri kadurekezo Uwitonze, sibyo? Nkajya birabasaba ko tutagenda dusitara dukandagira abantu duce, tugende straight, tugende dukore gahunda neza, sibyo? Imana bamugisha. Turakoze. Reka mukine twaza gusa Yesu arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva. Yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu soje gituza cye, umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa
asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe uhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka arushye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe uhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse
amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse soje imirimo ye, ararutse inshuti ya Yesu. ubuse ndawushyira he mumpitiraho nanjye bunabye nanjye byari byanyobeye, reka nyishyiraho mugaragaza. Urakoze cyane kubimbwira shuti. Iki cyanditswe nkunda kugikoresha ariko kinafite nyine ubusobanuro bw'uyu munsi. Paulo umwanditsi w'iki gitabo cy'Abakorinto aravuga ngo niba abapfuye batazuka. Icyo ni ikibazo yibaza, ngo niba abapfuye, ariko birasa naho birimo impaka. Aravuga ngo niba abapfuye batazuka, reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Ni ukuvuga ngo ubwo arimo arabwira abantu bavuga ngo uwapfuye aba yagiye. Umunyarwanda we yaravuze ngo uwapfuye ngo barapfunyika, nabyo ni ikindi kintu. Uvuga ngo iherezo ry'umuntu ni ugupfa, ndetse ababyeyi cyangwa se abantu bakuru bakunze kuvuga ngo kuzuka k'umuntu ni ukubyara. Noneho bakavuga ngo nta kuzuka se niki. Mu by'ukuri ni ikibazo abantu bibaza, ariko Paulo arimo aravuga ngo niba kuzuka kutabaho, nta kindi tukirwanaho no kwizera tubyihorere, twirire twinywere twidamararire. Komeza. Ariko bamwe bazabaza bati, noneho hariho rero abantu bibaza, mwumva ibyo abantu bibaza, wenda natwe hano twabyibaza. abapfuye bazurwa bati? Ariko se wowe ibyo uvuga, umuntu arapfa tukamushyira mu itaka akabora akashenya uko abantu bagenda kose, umuntu akarangira, ubwo se abantu bazuka bati? Ese ko byo kuzuka ni ibiki? Abantu bazuka bati? Ni ikibazo yibaza. Kandi bazaba bafite mubiri ki? None akabaza ngo ariko se nibazazuka, reka twemera ko bazazuka, ese bazaba bafite mubiri ki? Icyo ni ikibazo umuntu wese yibaza. Wamupfuwe. Agiye kumusubiza rero, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa. Buriya musomyi wanjye, namwe kameramane, namwe bantu muri aha, ngewe iyo nza kuba ari ngewe wibaza kiriya kibazo cyangwa se muri ziriya mpaka, nta nubwo nari kumusubiza nk'uko Paulo yamusubije, ahubwo nari kumusubiza ngo niba utemera ko abantu bazuka, ese ubundi babayeho bati? Umuntu wibaza ngo umuntu azuka ate, ubundi wibaza ko umuntu yabayeho ati? Bene data, umuntu yabayeho ati?
urambwira ngo data na mama barambyaye, hanyuma bo babyawe nande? Na se na nyina. Se na nyina abyarwa nande? Na se na nyina. Amaherezo aba yahe? Umuntu rero reka mbabwire, nimunyemerere mbabwire umuntu mu bice bitatu, nindangiza mbabwire ku by'umuzuko. Umuntu abaho mu bice bitatu by'ubuzima. Igice cya mbere cy'umuntu ni igihe umuntu atarariho. Umuntu nta atarariho, reka nkoresha Yusufu naze. Umuntu atarariho, hari igihe umuntu atarariho. Yusufu uyu mugabo mureba ungana gutya, ariko hari igihe ise na nyina batarabaho cyangwa se wenda bakiri abasore batarabana. Uyu Yusufu ntiyarahari. Reka mbabaze, ise na nyina w'uyu mwana batarabaho, batarabonana nk'umugabo n'umugore, mutekereza ko uyu mwana ari hehe? Munsubize ndabinginze tuganire. Munsubize, uyu mwana ise na nyina batarashakana yari ari hehe? Mama aravuze ngo mu rukiryi mu rukiryi ni he? Umuntu agendana undi ate? Cameraman uhangana ningenda bitabagora, kandi mujya kweditinga ibyo muzayivanamo. Murakoze cyane. Ya ngaha reka twumve mu rukiryi ni hehe? Yanze kusubiza. Mu rukiryi ni hehe? Ngo yari mu rukiryi rwase. Ese mu rukiryi rwase yari ariyo ari iki? Noneho nta kibazo. Yari ariyo ari iki? Mu rukiryi rwase yari ariyo ari iki? Yego nshuti yanjye, urakoze cyane. Reka nkwegere mu microphone. Mu rukiryi rwase yari ariyo ari iki? Akuvuga yari ari mu ntekerezo z'Imana. Yari mu ntekerezo z'Imana. Mu ntekerezo z'Imana yari ari iki? Ndabyemera ko ari mu ntekerezo z'Imana, nanjye niko navuga. Ariko se yari ari iki? Ari umuntu, ari ibuye, ari amazi, ari iki? Reka tumwe mushiki wanjye hano, nta kibazo mama. Yari ubusa. Yari ariyo ari ubusa. Ubwo ashatse kuvuga ko yari adafatika. Ndajya icyo mbabwiye ibi ni ukugira ngo tujye impaka, hanyuma twumve ijambo. Yari mu rukiryi rwase yari ariyo ari iki? Aradushubije ngo yari ari ubusa. Ushobora kwemeranya nawe, kandi ngira ngo nawe twakwemeranya. Uzi icyo bisobanuye? Yari ariyo ari umwuka. Umwami ahabwa icyubahiro. Yari ariyo ari umwuka. Yari ariyo adafatika. Ariko Imana igira igitangaza, ise na nyina barahura. Bahuye muri kwa guhura kwabo, muri wa mwuka, muri wa muyaga, iremamo umuntu, iramuzana. Sanuca bugufi, atangira ari uruhinja. Reka yigira uruhinja. Atangira uruhinja mu birebe neza. Atangira uruhinja rudasobanutse rw'amazi, cy'abanyarwanda bita ngo uruhinja rw'amazi. Aragenda aba umusore, agenda azamuka, agira ubwaba umugabo. Dore gukomera k'Uwiteka. Bwira mugezi ngo Imana irakomeye. Umuntu mwicaye mubwira ngo Imana irakomeye. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Reka murebe iri banga. Ndagira ngo murebe iri banga, reka nongere ndibasobanure neza. Reka Yusufu agenda ajya hirya hariya, ajya inyuma y'abantu. Noneho ngewe ndamubwira agenda aza buhoro kugeza ubwo mwese mumubona. Ihute bisubira ko nk'umuhungu umunyembaraga. Umuntu hari igihe kigeze kubaho adariho. Mbwira mugenzi we ngo hari igihe bigeze kubaho utariho. Ariko niba umutinya ntumukoreho, kuko hari abantu ngo baramuka nabi, ngo bafite imihari. Hari abantu barizonze mu bandi, ngo ni umunyamujinya, barababaye kurusha abandi kuko atarahura n'uwababaye. Ngo mu gihe gito cy'inyamenyo abantu baranzi ko ndi umugome kuri quartier. Uri umugome nyine. Nge naranutse, narumagatanye,
urumagatanye ntabwo urahura n'abantu bashize, abandi bari kwa muganga bamanitse amaguru misimari, abandi baragenza baragenda mu tugare, urahaba warinukishije. Nta kindi kibigutera n'umurengwe. Rero hari abantu bari ahangaha ugasanga ngo irakomeye, azi ko ari umusore udasanzwe, ari inkumi idasanzwe, arabega, ariko ibyo ntibikabe mu Banyarwanda kuko dufite abitubuza. Nimunyemerere mbaganirizaho ijambo ry'Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Mbwira uwo mwicaranye ngo reka twumve ijambo ry'Imana. Umuntu mwegeranye umbwire ngo reka twumve ijambo ry'Imana. Mwamfura nimureke nganire namwe ijambo, ngeze amahirwe mpuye namwe kandi ntibikurakaze. Umuntu yari ariho ariko atarabaho. Ntabwo twari tuzi, ntabwo Fred ngewe mama na data batarabonana, ntabwo nibaza ahantu narindi kuko nanjye simpazi. Kimwe nawe wicaya ntiwari uzi aho uri, nta nubwo wari uzi icyo uri cyo, ntabwo wari uzi icyo uri cyo, ariko baza guhura kubw'imbaraga zisumba byose. Ubu rero umuntu ashaka kuvuga ngo ni uguhura k'umugabo n'umugore. None se niba mushaka kuvuga ibyo, nta mugabo n'umugore bahura bakabura urubyaro? Ibyo rero bibatere kumenya kubyara ari ibanga ry'Imana, ritari ibanga ry'umwana w'umuntu. Ibanga ry'umwana w'umuntu na ambiyanse no kwishima kwabo nibyo, ariko Imana ishobora byose. Haleluya. N'ikimenyimenyi, nta mabuye wazanye, nta musatsi wazanye, ariko mu gitondo cyo kubona ukabona umudamu aratwite, akabyara umuntu ufite imisatsi, akabyara umuntu. Haleluya. Irakomeye mwo kabyaramo. Umuntu agatwita umuntu akajya mu nda. Shuti, igifu kigasya ibyo gisya ariko ntikimukoreho. Imana ikamuhagarika kibwira ngo sya imyumbati, sya ibishyimbo, sya amashaza, ariko uramenye ntumukoreho. Amezi 9 umwana aryamye mu nda, atajya dushe, atajya kwihagarika, araho amezi 9 aryamye mu nda. Nimumpera Imana icyubahiro irakomeye. Inyembaraga mwo kabyaramo, inyembaraga mwamfurama. Oh haleluya. Mumezi umuntu akagenda na mezi 9, umuntu igihe cyagera umuntu agatangira uruhinja. Ndagira ngo wa mwana ze tangiruze agatangira umwana akajya kwa muganga maternité, akaza buhoro, agatangira kamba akagenda buhoro, akagenda buhoro kugeza igihe atangiye kubera abantu bose ishema, abantu bose bakamubona, agahagara amaso y'abantu akaba umuntu w'umugabo, akajya kumugeza akavoma, agatangira akaba umugabo ndetse n'abagashaka. Murebe kuntu ibanga ry'Imana rimera. Nimunyemerere nganire namwe. Umuntu atangira yikunje mu nda, nta menyo afite, agatangira akazinguka, bakamuterura bakamushyira mu twahi, bakamuryamisha. Igihe cyagera agakamba Yesu ndasengera humura, agakamba. Igihe cyagera akiga guhaguruka, akatangira kwiga guhaguruka, akahaguruka mugatangira kumuririmbira ngo dede, akongera akagwa, akongera agahaguruka, agatangira akazamuka, agahinduka umusore, agahinduka umugabo, akambara, agatereka ubwanwa, agahinduka umuntu ukomeye, agaterura ibyuma, unywa inzoga akazinywa, ukora ibyo akora byose akabikora, abantu bakamubona. Noneho uko iminsi igenda yicuma, igenda imusunikira mu busaza. Yatangiye yunamye, arahaguruka arema umugabo, none arimo aragenda agasatira indi myaka yo kugenda yunamye. Nanone yatangiye yizingazinze, ashoje yizingazinze, naho arimo aracaho aragenda. Yatangiye tutamureba, arakomeza akagenda akarinda arundura. Yatangiye aterurwa agasoza aterurwa, yatangiye yunamye agasoza yunamye, yatangiye nta menyo afite agasoza nta menyo afite, akarinda arenga tukamubura. Nawe byibuka kera ukiri inkumi usimbuka, ugibuka ukiri umusore usimbuka. Ndimo ndareba mubyeyi wanjye ahangaha, ndatekereza ukuntu ukiri inkumi ukuntu wari mwiza, n'ubu uri mwiza urabusazanye, ariko tekereza akiri inkumi abasore babyigana. Wenda ku gihe cyabo ntago barambagizaga cyane nk'iki gihe umuntu wese umuntu agatangira. Dore ukuntu bigenda, nimurebe ukuntu imera. Umuntu atangira atya, akagenda gutya, umuntu agenda asubira iyo yavuye. Umuntu atangira atya, akaza atya, gutya, akarinda akagenda amanuka, bimeze nk'izuba. Izuba rihera hejuru ya Kayonza, rikaza ritya, rikajya hejuru yacu, rigahita rikarengera za Rubavu, tukaribura.
niko umuntu amera. Umuntu atangira iriya adasobanutse, akaza gutya akarinda arengera iriya tukamubura. Ewe we, iyo dutangiye kumubura rero nta handi tumujyana kwa Murenzi akabyaramo. Mbwira mugenzi ngo nawe uragiye, mumbwirire. Nibura nanjye usakuza ndimo ndagenda. Nka Yesu ko ndamugize ubwoba ariko ko mugize ubwoba. Amen. Murahari, turacyari kumwe. Mumbwirire ijambo timurasubira wavuye. Mumbwire tujyanye iki? Utamumbariza ariko natinya ujyanye iki? Ujyanye urumogi? Nka Yesu. Nka Yesu. Haleluya. Reka mbabaze. Ndabaza tuma turasubira uko umwana w'umuntu abaho, tuma turagenda, ariko se ujyanye iki? Ubayeho ute? Ubayeho mu rugomo? Ubayeho guhemuka? Ubayeho kunywa itabi, urumogi? Ubayeho mu buzima buhe? Ubayeho mu buhe buzima? Kuri mugenda se niko mw'abantu, ninde muntu afite umwana akamuhereza mu mugezi, yarangiza akanga kuvoma, akaza ari umwana mutoya, umunsi wa mbere akaza atazanye n'ikivomesha akagitayo, ku munsi wa kabiri akagitayo, ku munsi wa gatatu ukora iki? Yatashye cy'umushoboye uramukubita, sibyo yemwe? Niko bimaze. Imana yakohereje Rwamagana ikakohereza hano mu kagari ka Cyanya, niba ntibeshye nta n'Icyanya hano cyane Nyagasenyi Sibagire, ikakohereza Sibagire, ikakohereza aho utuye. Nuramuka uhavuye ukahava nabi, utekereza ko wakohereje muzabana yo mute? Hariya twohereje bene data, nimunyemerere mbaganirize, hariya twohereje hano ku isi. Noneho hari irindi banga ry'umwuka ashaka kubaganiriza risanzwe mutazi. Reka umwana wanjye garuke, hari ibanga mutazi. Niba mutemera ko kuzuka kubaho. Yesu ihangane muhungu wanjye, nakugoye, iryamire ryamusinzire neza. Niba mutemera kuzuka bibaho, niba mutemera kuzuka bibaho, ese mwemera gusinzira? Mbariza mugenzi ngo wemera gusinzira. Iyo wasinzira haba habaye iki? Mbariza mugenzi wangu, wasinzira haba habaye iki? Ugira ibyangombwa 10 by'ubutaka, wasinzira ukasinzira ntumenye ko ubifite. Iyo ufite perime ntumenye ko ufite perime. Iyo umukobwa gitangaza ntubimenya, uraryama ugasinzira. Ariko ishobora byose irakureba ikavuga ngo wakoze wananiwe, ikakohereza ikintu utazi. Waba wicaye muri saro, igitotsi cyo gutangira aho ngaho, ikohereza ibitotsi ngo genda uruhuke. Ukagenda ukajya mu buriri, ugashyiraho spanet, ugashyiraho kuvurori, inzugi wazikinze, wakinze amadirishya, ariko kuko ari yizerwa ikajya hereza umwuka ikavuga ngo ko ugukeneye komeza uhumeke, ugahumeka usinziriye. Yarangiza ikimira inyenzi ntizijya amazuru, ikimira umwanda ntujya amazuru, ukabyukira igitangaza. Ubutangaza waba uryamanye urasinzira bwibagirwa, iyo byutse nibwo wongera ukabigitangaza. Hanyuma rero igihe cyagera saa 12 cyangwa saa 11, ikaze kavuga ngo Yusufu we yuko ujya mu kazi. Yusufu akazuka, ikangura abantu niko izanabazura. Komera Yesu amashyi cyane. Ikangura abantu niko izagira gute? Niko izagira gute? Mbwira mugenzi ngo wazutse umunsi, uramutinya? Rabashatoria mandoro bashakindoria. Haleluya! Mbwira mwicanya ngo wazutse. Mbwira mugenzi ngo wazutse. Mbwira mugenzi ngo wazutse. Haleluya! Haleluya! Niba utemera kwizahamagara abapfuye, kuki utemera ko yaguhamagaye ukaza muri ubuzima? Kuba uriho niyo yaguhamagaye irakuzana, kuba uriho niyo yagushyizeho. Bantu b'Imana, ntiwirengagize abandi barapfuye urasigara, niyo yaguhagazeho. Ngaho reka njye nawe dutanga ubuhamya. Ninde muntu wasimbutse impfu nyinshi hano mukabyaramo? Nta muntu ndusha. Njya mbwira mu rusengero ngo ninde ndusha ubuhamya, havuga nta muntu n'umuntu ndusha ubuhamya. Nkabona bose barazamura ngo ya pastor ngo turakurusha, undi ngo pastor ngo turakurusha. Ayiwe ntopfe, mperiyo Mana icyubahiro, mperiyo Mana icyubahiro,
mpereye Mana icyubahiro. Iyo ngiyi ikora ibyo niyo izanazura abera. Noneho umwanditsi aravuga ngo wamupfuwe, icyo biba ikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo biba. Urakoze Yesu, umuhungu wanjye, urakoze cyane. Reka nkugurira agasabune, ayijyana utungutu n'utwa mukaso. Umwami ahabwe icyubahiro, umwami ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, umwami ahabwe icyubahiro. Reka mbabwira bahera akandi kageranyo gatoya kamwe maze nsoze gahunda ikomeze. Munyemerere. Niko yemwe, umuntu aragenda akajya mu murima we agafata ikigori, agafata ishaka, agafata igishyimbo, yarangiza agahinga, agacukura, yarangiza akagitaba, yamara kugitaba akitahira, yashyiramo ifumbire akaneza akigendera. Futi yanjye, agihambye ari igishyimbo gitukura, agihambye ari ikigori cy'umweru, agihambye ari isaka ritukura, akaritaba, akizamukira, akitahira, akarisiga umurimo. Ariko ishobora byose ikavuga ngo yahinze, reka najya nkora ibyanjye. Yarangiza igenda ikajya mu gisaka, ikegeranya ibicu, ikavuga ngo hari umwana wanjye wahinze Rwamagana. Imvura ikamanuka yiruka, mukayibona imanutse ku musozi wa Rutonde hariya, ikamanuka Munyaga, indi igaturuka Kayonza, ukabona imiyaga iraje. Nawe ahuri wahinze ukicinye cyane, ukavuga ngo imyaka yanjye igiye kwera. Haleluya. Wajya kubona ukabona imvura ikaza ikanyanyagiraho, yamara kunyanyagiraho mu gitondo wajyayo ukajya kubona uzi kuntu uvuga ngo ibigori byanjye byameze. Ntabwo ujya wibuka yabimejeje, uravuga ngo ibigori byanjye byameze. Birega bikaba ibyawe, rimwe na rimwe ugashyiramo fime, ukagenda ukubita akavugirizo, ntiwibuke yamanuye imvura. Ngere wo mwicenya ngo ujye wibuka Imana iteka ryose, wibuka Imana iteka ryose. Kutayishima n'igihombo. Bene data, wajya kubona ukabona imigondoro iragondoye, maze warangiza ugatangira kubara ngo ibingibi bizera mu kwezi kwa kangahe. Ugatangira kubireba, ugatangira gutekereza uburyo ugatangira no gupanga n'ibintu uzaguramo. Niko mbabazi kumanura ikigori cy'umweru hakazamuka ikigori gifite icyatsi nk'iki, bigenze bite? Umva shuti, umubiri cyajyanye mu itaka ntabwo ari wo kizukanye. Mbwira mugenzi, umubiri cyamanukanye mu itaka si wo kizukanye. Haleluya. Bene data muri ahangaha, yemwe shuti, umubiri cyamanukanye mu itaka ntabwo ari wo kizukanye. Mumbwirire nawe uti umubiri cyamanukanye si wo kizukanye. Ni wo kizukanye se? Ni wo kizukana se? Ntabwo ari wo kizukana. Yemwe bavandimwe, niko bizagenda rero. Reka ngira dusomere umukobwa wanjye maze nsenge dusoze. Kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma. Ntabwo kigira umubiri kizagira hanyuma. Ahubwo biba kabuto ubwako. Biba kabuto. Kenda kabishaka cyangwa kaba kandi kabuto. Ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye. Ikagaha umubiri wo hanyuma. Kandi akabuto kose niba bishoboka, ira n'inyigisho ukomeye, igaha umubiri wako. Niba bishoboka ko igishyimbo kimanuka gisa kurya kiba gisa, cyajya kumera kikamera gifite ukundi kimeze, niko n'Imana izatuzura. Hari imibiri tumanukana, iyo ngiyo izasigarayo, ariko hari indi mibiri izazamuka. Mbwira mugenzi ngo hari umubiri uzazamuka. Haleluya. Niba wemera ko ibigori bimera bikamera bifite undi mubiri, niko n'abera bazazamuka undi mubiri, kandi tuzagira imibiri itandukanye. Hari abantu bicaye ahangaha, ushobora gusanga atarya inyama y'inkoko ariko akaba arya inyama y'inka. Ushobora gusanga hari wicaye utarya inyama y'inka akarya inyama y'isamake. Isamake ni inyama, inkoko ni inyama, inka ni inyama, ariko byose bigira inyama zitandukanye. Uko inyama zitandukanye niko n'abera bazagira imibiri itandukanye, kuko Uwiteka azabaho umubiri uko yawuteguye. Nimwitegure izatanga imibiri, nimwitegure izatanga umubiri. Soza rero kugira ngo tujye dukomeze umuhango, ntaza kwica gahunda. Yemwe bavandimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Umva yemwe, ihamagara ibishyimbo ikabibwira ngo mwabishyimbo mwe nimumere, niko izahamagara abera. Izavuga ngo izahera Rwamagana, ngira ngo izahera Rwamagana. Tekeza nihere Rwamagana ukuntu bizabimeze, kandi twese tuzayitaba, ntawe utazayitaba. Twabatumiye
igihe ni iki cyo gukora ubukwe bwa Witonze. Ubu nibwo bukwe bwa Witonze dukoze, sibyo? Ariko uyu nguyu ntabwo ari umwuzukuru, uyu nguyu tumufata nka mushiki wacu, abandi bakamufata nka murumuna wabo, kuko Witonze afite umubyeyi wabaye wa kabiri nubwo atamuturutse mu nda ariko arahari. Uwo mubyeyi muraza kumubona, baramwita Nyiramongi, ariko uyu nguyu yitwa Karine, ubwo ni mama Karine. Hari ubuhamya bwe nawe uri buze kuvugaho. Ntabwo ku munwa nabasha kubibona ku munwa wabo. Wari kuzamara ndi wawe nari naramuteguye, arahari, azahora hari kandi kwari twaramuteguye. Nambwiga yagukundaga cyane, ariko kuri ko gushyingira kwawe igihe cyose hari abashangazi batabasha kuvuga, bambwiye ngo aragukunda. Mama Karine nta wundi mwanya ntibwabone kuvuga, njye nawe twari tuzi Imana tuzamuha Mama Karine. Yarakureze akwita amazina, niba kwise Witonze Dariya, papa na mama ntabwo bakwise Witonze Dariya, bazaba beshyira ikindi. Ayi, mukomere, tugiye gusoza. Yambwiye ngo ugiye yagukeneye, ariko Imana ye ntabwo wari uyizi. Imana yo ari kuzayibona, ariko Imana yawe yayiguhaye. Imana zatambutse zawe turabikubwiye, tugwaye ubutumwa aho uri hose, uruhuke wumva unezerewe. Abantu bari kurira mwihangane cyane, mwihangane. Witonze yapfuye. Ibi nibyo nashaka kumenya gusa. Njyewe kuva tubonana cyangwa tugeza ryari ati nawe ntabwo nari nzi ko yapfuye, niyo mpamvu muhamagaye ziranshura. Reka mvuge hano turi mu kiriyo, ariko ni ubukwe bwa Witonze. Ubukwe bwa Witonze reka tuvuge pastor. Nemere kuvuga Imana ko kuba twaha Mama Karine. Mama Karine Imana ye twari kuyimuhange na Witonze twe tuyiziranyeho. Yewe ni Imana nziza cyane ko twariteguye. Ateke. Wito. Imana ya Mama Karine twe twaravuze ko tuzamuha ubukwe bwawe. Yewe nene napanze impano nyinshi nzaha abantu. Ariko Mama Karine reka basemburire. Kuri urupfu rwawe Mama Karine tugiye kumuha impano, ariko bitajyaga bibaho, kandi nzayisohoza. Ndi musaza we mukuru. Yewe nzatumira n'abavandimwe, nzabatumira. Mama Karine haguruka aho uri hose, uhagarare hejuru akubone. Uri intwari kuri Witonze. Mama Karine nahari ahaguruke. Mama Karine ari he? Mama Karine shyira hejuru koko, yicaye hari inyuma nubwo adafite imbaraga. Mama Karine twaravuze ngo tuzamuha inka isobanura ibintu byinshi. Inka nzayiguha Mama Karine. Witonda yisoje Imana ya Mama Karine. Njye n'abasaza bawe tuzikora duhe inka Mama Karine na barumuna bawe, tubivuze turi nk'abana hano muri rugo. Reka twongere tumusezere. Pasiteri mwakoze kuduha umwanya tugasezera kuri Witonze ko tubishaka. Icyo kiri ku mutima wanjye kirarangiye. Irindi jambo buryo ngiye koma sinzi icyo nibongereho, ariko ubwo kirahari. Ntawabura ikiyavuga kuri mugenzi we. Wito. Bye. Ushimiye yahagaze gitwari. Rero umubyeyi aba ari umubyeyi. Witonze ndagira ngo muvuge mureba, nanjye mwibuke mureba, mbanze mwitegereze. Wito nagukundaga. Wito wagiraga ijambo rivuga ngo papa ndagukunda. Wito akambaza ngo papa
urankunda nakubwira ngo ndagukunda nawe ukambwira ngo urankunda wigishaga abisengeneza bawe nawe ubereye nyina wabo inshuke iryo jambo ukabikunda ukavuga ngo murankunda ngira ngo afite hano n'agakino muri telefoni yakinye n'abana akunda kubashyira muri saro akabakinisha ababwira ko gakina wita Imana yagukundaga natwe turagukunda ugiye tukigushaka ugiye tukigukumbuye wito wigendera amahoro uzajye mu bwami bw'ijuru wito kuri 25 ntabwo nzajya nkwibuka buri munsi kuri 25 nzajya nkwibuka wito ubukwe wifata rembo ryawe wabaye yewe na sheri wawe ahari ndamwihanganishije mu izina rya Yesu yihangane ntabwo wari uwe ariko mu ijuru uzaba uwe muzahura nawe ajya ahora kuzirikana wito Imana iguha umugisha abavandimwe mwese mwaje kumurura Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu ubutunzi batanze bamfata mu mugongo banyoshya aho bakuye Imana ibohera umugisha abavandimwe mwese mwatane handi abashimira mu izina rya Yesu Imana ibaha umugisha mwese abashimira mu izina rya Yesu abanyamuryango bacu badutabaye banje kubashimira nicyo nabanza kuvuga ngewe ndabashimiye cyane ndareba hirya nkareba hino umva ndanezerewe cyane ndabashimiye cyane uko muri aha abantu badufashije muri iki kibazo bose ndabashimira mbasabira umugisha ngira gushimira cyane umuryango wa Ntagungira Yohana ndawushimira aho wicaye hose fatanyije n'abandi ariko ku ruhare rwa Ntagungira Yohana Imana ibahe umugisha cyane n'abandi bose bitanze mu buryo bushoboka bwose Imana ibahe umugisha dukomeze twifatanye namwe mwihangane kugeza igihe dushyingurira uwitonze atahe uhagaze hano wese Imana imuhe umugisha tahigere tumushyingure komeze dufate mu mugongo dukundaga mukecuru ati ngewe mukecuru nubwo atabasha kugenda ariko nzabwira shangazi amushyire mu modoka mbusabe amunjyanire mukecuru wanjye ampobere rwose abone ubukwe bwanjye nababajwe nuko atabashaga kuva no mu rugo ngo agere hano arebe n'ikiriyo cye yari yishimiye ko agiye gufatwa irembo gusa nanjye aho nicaye numvaga uwo mukecuru atameze neza nk'abazana ububibi ameze ate kubera nzi urukundo yakundanaga n'umukecuru we cyane rwose Imana ibahe umugisha abantu mwatabaye Imana dukomeze kwihangana Karo Imana gukomeza n'umudamu wawe Imana iguha umugisha cyane gukomeze cyane uko Satani yari yateze umutego izina rya Yesu bari twiteguye ubukwe bwe uko wari yaradutoye maze kudutora n'umugabo wanjye aramuzi nashatse aranamukunda sibye ko ataje kubera ibibazo kuko turi mu rugo twenyine abana bose bari i Kigali aravuga ati rero wowe genda rero Karo Imana igukomeze kuririmba urupfu rwa Dariya yari umwana dukunda hari ibintu byinshi twari twaravuganye kuko ejo bundi ku wa 4 w'icyashize twapangaga ubukwe bwa murumuna we atubwira ati ariko ngo muri hafi muzamba hafi yamubwira Dari nkunda kumusanga aho yakoreraga mu kazi ke
tukabasha kuvugana akanganiriza akambwira byinshi, ariko uyu munsi wari ube wa nyuma. Ndamubwira ati Dariya humura, reka dusoze ibya murumuna wawe nawe tukuri inyuma, ariko ntabwo twari tuziganye, twagukundaga cyane kandi tuzahora tukwibuka cyane cyane. Njyewe wari n'umuvandimwe wanjye, wari inshuti cyane magara, wagiraga ikibazo ukambwira, nanjye nagira ikibazo nkakubwira, wangiraga inama ndetse nanjye nkayikugira. Dari ugire iruhuko ridashira, urakoze nabi. Arakoze cyane. Amagaye saa sita z'ijoro nabaye ntabwo ari byo, navuga hano ku cyumweru gitaha, ibyo mbwa ntabwo ari byo. Banza ugere kuri tele niwe ndi bubimenye neza. Ndabyuka ndicara ngira umugore nta bintu byakomeye, ntabwo ndi burimo kuryama, bimeze nabi. Ntabwo nambaye hari muramu wanjye Murebwayire arampamagara atakora bizi ibintu byakomeye, nubwo wimbe nuko byakomeye koko. Ndabyuka ndambara saa 9 nari ninje mu modoka bajya guhingeza hano kuri gare tukamara. Mana Karo, sinzi icyo navuga. Nijoro navuze ngo kuki abeza ari Imana ijyana abe bagasigara, ako nawe mwawe nawe muzagenda, indi gihe muzagenda. Rero bavandimwe, uyu mwana naje ejo bundi ambwira ubukwe bwe, kandi ubwo mushiki wanjye twateguraga, ati yakora bizi ankoni ndashaka kuzabakurira ubukwe nkabashyira ahagaragara rwose. Rero mwana wanjye nanjye nzagukorera ubukwe, nzagufasha bikomeye nta kibazo, baradukemura ibi ngibi. Mwana namenyeza ngo bita muri dena hirya ngo muri dena simaza, agenda mbita mu bitugu duseka tuganira, ariko bambaye ko yapfuye. Mana nanze kubyakira. Karo wihangane, none umuntu apfusha icyo yabyaye, nta kundi twabigenza. Uyu mwana ntihara kuzagira ngo abe na muzima. Ibikorwa yakoraga, yakundaga abantu, yadukundaga nk'abantu mu byumba, yadukundaga. Yakoze ubu aje gukora ubukwe, yatubwiye ati nzaza mu Mutara. Niyo wa mwana rwose uzaze, kandi utabona ko uzanaza. Telefone zaraje turabyumvise nta kibazo. Ubu nababaye wa mukobwa we, Mana Imana ikwakire, nta kiri navuga, nababaye ku mutima. Sigira icyo uvuga kuri mwana. Baje kubashimira badutabaye. Uyu mwana dufitanye ibanga bose, tuzagushingira kandi tuzabagira ubukwe bwiza. None ubukwe turabukoze Wito bankundaga hano, bakundaga Wito ugeze mu ijuru. Wito wagiye mu Mana urasenga. Wito ndagukunda, n'abavandimwe. Witonze umwana wacu ndetse wabo uri mukuru wanjye, witonze ntabwo ari kubaho. Wito Imana guhe kudashira, kandi wageze mu ijuru. Mwababyeyi mwe, Karori abyeyi mukomera, n'umudamu wakomere, n'abasigaye mwihangane. Ndabashimiye. Abadutabaye Imana baturutse impande zose, ni umurenge itandukanye, ariko ndabashimira. Tugufite ikirori cyawe turagikoze, turagishoje. Imana iguhe umugisha rwose. ndi inshuti y'uyu muryango, ariko maze kubyumva nari maze gutabarura umuntu muri baraje w'umusore w'imyaka 25, mbibwirwa n'umugore aciye ku muhanda.
mama muryango mwiza abadutabaye baragahorana imana. Inshuti yanjye uko nabyumvishe ndabanje kuvuga ntibacyorowe noneho bacyoro koko n'indege ziragwa n'iki zikagwa. None Karori we ibi byiza ni Imana ibigukoreye rwose, uko nabyumvishe siko bigenze. None banyarwandakazi, mukobwa mwiza we, igendera Imana ikwakire, yakwakiriye kandi uko ndeba dutekanye hano, yakwakiriye genda neza ntwari nikwitwariye, ntawe ukwambuye roho yawe n'uwo yaba yikwambuye, dore ko bakena. Imana izamuhe umugisha n'uwo musore wari kuza nk'uko Karora bivuze. Wa musore we, Imana iguha umugisha wibereho nawe ahagiye arahagiye, Imana izamwakira. Murakoze. Arakoze cyane muzehe bose. Murakoze. Mwiriwe neza mwese. Mbere na mbere ndabanza kubakomeza. Ntabwo byoroshye, ariko turasaba Imana kugira ngo iduhe imitima ikomeye. Duhagaze hano twakoranaga na Dariya, ntabwo turi buvuge byinshi kuko ibyinshi twabivuze nimugoroba, ariko turashaka kumushimira. Dari, warakoze kutubanira neza igihe cyose twabaye. Ntabwo njyewe maze igihe kinini hano, gusa nkurikije igihe bari bamaranye, bambwiye ko bari bamaranye imyaka 3. Murumva imyaka 3 ubana n'umuntu umunsi ku munsi ntabwo ari igihe gitoya. Kuri njyewe twari tumaze amezi 3 tuziranye, ariko mu by'ukuri twabaye inshuti. Yaramfashije mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo byoroshye kumuvuga. Yewe rwose nagiye kumugoroba yakunze wabimbwiye n'umugabo wa Sabu wabimbwiye, njyaga nza nkagarukira Mukara kuko iyo twabivuze muri Mukabideri umwana muto umuntu wacu Matimba, mbese tugiye dutandukanye wenda umuceri n'uw'Amatimba. Nanjye babimbwiye numva ndikanze. Samu yavuga ati ninakane gushyingirwa, yari afite ubukwe baje gufata irembo. Najya mbwira na Samu nkamubwira ati Samu niwe usigaye, Samu niwe usigaye afite na mama. Namubwira ndashaka uzanyereke umuryango mama avukamo. Nawe ndababaye. Nibwo witonze yafashwe no kuribwa mu nda atangira aruka. Mama aramamagara nze muterure mujyane mu nzu ko yari yazahaye. Ugejeje mu nzu turindira mukuru wacu Majyambere. Urumva umuntu mukuru mu muryango aba akomeye, ntago wahita ufata imyanzuro uko ubonye. Majyambere ahageze twase dufata umwanzuro wo kumujyana kwa muganga. Nero Witonze Dariya tumushyira mu modoka, ntitwatinze. Bamushyize mu modoka tugera kwa muganga, duca kuri dispensaire, baratwandikira transfert. Twageze mu bitaro isaha ya saa 11 nibwo twageze muri agence. Witonze Dariya bamutera serum ya mbere, bamutera ya kabiri, ya gatatu, ya kane niyo yanyweye bwa nyuma. Apfa amajije gusezera bene nyina bose, ababyeyi be, avuga ko abakunda. Icyo yankoreye cy'agatangaza ukuntu yanshutse ngo nimufate mu kiganza asinzire.
byinshi mfite byo kuvuga kuri Witonzi. Yapfuye amarabiranya, yapfuye afite nk'ikintu kimujya mu nda. Nta buhamya bwinshi njye nabona kuko twaganiriye kenshi, twaganiriye akiri muzima mu minota yari afite. Ni nayo minota ya nyuma twaganiriyemo, yansezeye cyane, ariko ndabakomeza, nanjye ndakomeye. Simubibona ko nkomeye? Namwe mukomere, mwihangane mukomere cyane. Aba nanjye nasabaga rero mpindukire nsezere Witonzi bwa nyuma, mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka. Wito, ndagukunda cyane. Hari ijambo twajyaga dukoresha njye nawe, kubyuka twabona umuntu yamubona cyangwa yananga kumubona cyangwa namutanze. Hari akajambo twakoreshaga bita wagwane, namuga ngo wagwane, nawe akansubiza ngo wagwane. Umuntu wese ukunda Witonzi vuge ngo wagwane. Akongera akambwira ati monami, twarabashushu. Iryo jambo njye byarangiye ibyanjye nasoje. I love you. Urakoze cyane. Murebe musabe imbabazi ko naramubwiraga, arambwiraga ati ndapfa, nkamukomeza nkamubwira ngo ntacyoba, ihangane Wito, ndagusaba imbabazi kuko ibyo nagusezeranyije atari byo byabayeho. Jyane mu bayo. Urakoze cyane. Sobetse amaganya n'usobanura amagambo no kugira icyo uvuga biragoye, ariko twihangane kandi nk'uko pasiteri yabivuze ko guheranwa n'umubabaro, ahubwo twizere ko nk'uko Imana yabidusezeranyije tuzamubona mu gitondo cy'umuzuko. Mbere na mbere rero mbanje gushimira mwe mwese kuva ku wa gatandatu mwabanye n'umuryango wa Karori, mwawubaye hafi, ndetse bamwe basize imirimo yabo, basize ingo zabo, batanze umwanya wabo, batanga ubutunzi bwabo. Na n'uno munsi turacyari kumwe kugira ngo duherekeze bwa nyuma umwana wacu Witonze Dariya. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Rero nsubiye inyuma gatoya, ndagira ngo gire bimwe nk'umurongo cyangwa se abantu bave mu rujijo. Bamwe baribaza ngo yishwe n'iki, bakabikritika uko bishakiye, amavyuzi barayashaka, imbuga nkoranyambaga barakritika, ariko uwo kritika ibitandukanye n'ibyo ngiye kuvuga ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Mu izina ry'umuryango wa Karori, uno mwana utuvuyemo wa gatandatu wari umunsi wo kuza gufata irembo rye. Twari twiteguye uwo munsi, mu bawiteguye n'abafatanyije nawe uwo munsi nawe yari ahari kuva mu gitondo kugeza nk'ano masaha, nta kibazo yari afite. Twari twiteguye abashyitsi nk'uko nawe iwawe wowe wakwitegura abashyitsi, imyiteguro irimbanije nk'uko musaza we yabikomojeho. Nibwo yavuye mu rugo aragenda ajya mu mujyi, ntabwo yatinzeyo, aragaruka. Mu kugaruka yaje avuga ko mu nda hamurya. Ntituzi uwo bahuye nawe, ntituzi aho yari agiye n'icyo yari agiye gukora, cyangwa se ngo tuvuge ngo hari uwamuherekeje bari kumwe nawe ngo tuvuge ngo byagenze gute.
icyo tuzi ni uko yagiye ariko akagaruka avuga ko mu nda hamurya. Ahereye ubwo ngubwo mu nda hamurya bagerageje kumukaruma bagira ngo wenda ni kwa kunda abakobwa hari igihe agira akantu k'ubwoba arwara igifu kikamurya. Cyane cyane ko no mu buhamya bwe nimugoroba bavuga ngo yari umwana udakunda kurya, bagerageje kuvuga bati mushake akantu umuha wenda arashonje, ariko akomeza gutaka ko mu nda hamurya. Byakomeje rero kuba birebire, ariko ubwo ni nako twari twiteguye n'abashyitsi. Bigejeje muri ayo masaha umusaza we yavuze nibwo twavuze tuti umwana reka bamujyane kwa muganga. Umwana bamujyana kwa muganga, natwe dutegereza abashyitsi. Byarangiye n'abashyitsi bataje, ariko umwana we yari yamaze kugera kwa muganga. Abo bashyitsi rero twari twiteguye ntabwo baje. Igikorwa cyo gufata irembo nticyabayeho, ahubwo irembo Imana yemeye kumufatira nuko yemeye kwimukura mu mubiri tukamukorera ubukwe nk'ubu ngubu. Nubwo twateguraga ubukwe nyirizina bwo kumushyingira, ariko ubwo twateguraga n'ubu ngubu bwo kumushyingira mu ijuru. Twashyingiye mu ijuru, umugeni yatashye kandi ijuru ryamwakiriye. Ikirenze ku byo mvuze by'icyo yaba azize, n'abaganga ntibashoboye kumenya ngo azize indwara runaka. Nabo ntacyo bashoboye kumenya ngo bavuge ngo yari afite uburwayi runaka buri koronike nibwo bumwishe, cyangwa se yari afite ikibazo runaka twamusanganye. Ntacyo tuzi. Icyo utazi rero ukakivuga uko wishakiye, icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ikirenze ku cyo mvuze, uzakikubwira cyangwa n'ahandi uzabibona uzamunyomoze. Uko niko kuri nashaka gushyira ahagaragara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, twakomeje kuvuga ubuhamya bwe ndetse no kuvuga uburyo yabanaga n'abantu bose, ariko ndagira ngo tugane ku musozo, kuko iherezo ry'ibi byose birarangira tumushyize aho agomba kujya. Rero ndagira ngo mu izina ry'umuryango wa Karori dukomeza kubashimira, kandi turacyafatanyije muri iki gikorwa. Dukomeze igikorwa, tuze no kugana hariya ku irimbi ubwo turi bumusigeyo, ubundi ubuzima bugakomeza. Ariko kandi nk'uko mwakomeje kudufata mu mugongo, muzakomeze no kutuba hafi, kudukomeza, kudusengera, ndetse no kurema ibindi byiringiro mu muryango, yuko nyuma y'ibi ngibi ubuzima bukomeza, kandi nyuma y'umubabaro hari ibyishimo. Yesu abahe umugisha. Murakoze. agerwa n'umubisha ibi bintu twabihungira naho mu isi ntaho, mu ijuru ni iwabo wabizera naho mu isi ntaho, mu ijuru ni iwabo wabizera. Uyu muririmbyi arakomeza akavuga ngo tuzimuka mu isi tugera iwacu, twese niyo nzira. Rero arakoze amaze gutambutsa ubuhamya. Umukuru w'umuryango arakoze cyane kubivuga mu buryo bwiza kandi bwa nyabwo, no kubasha kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, atagira ubifata cyangwa se n'ubivuga uko yiboneye. Nagira ngo rero umwanya mwiza nk'uyu nguyu twakire Mushumba nawe agira icyo atambutsa, anadufasha ku mwanya wo gusezera abavandimwe bacu. Ujye kuyimanura, karayireba, karakizenguruka, karakitegereza, kageze aho karahinduka, kareba cya gitoki ngo n'ubundi imineke ntiyari iryoshye. Natwe rero kuko itonze tuze no kumugarura, n'ubundi ntagenda bose rwamagana arashaka ikizimiruho, yigendere yiruhukire amahoro.
ndasaba umuryango ko mureka tukamubohora akagenda iruhukire, tumuherekeze neza, kandi abashimira ukuntu mwabyitwayemo. Imana ibahe umugisha, mwabaye abakristo beza, mwabaye imfura. Abanyarwamagana rwose mbabarire sinkugore, ariko umuntu kwegera umugore mu kiganza mubwira ngo wakoze kuza. Ukuri kose nta n'ukundi byagenda kuza, wagombaga kuza, ariko turabigushimira kuko hari n'abataje. Wakoze cyane, mwakoze mwabyeyi mwe mwazindutse, mwakoze. Ndabashimira cyane, ndashimira itoro rya DPR, ndashimira abantu bose, abantu nabonye hano, abantu b'Abayisilamu, Gaturika, mwese Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ndagira ngo babwire uyu mwana upfuye batari babizi, yari afite imyaka 21. Imyaka 21 ni imyaka mike cyane ku mwana w'umukobwa. Noneho ubwo rero umva mu by'ukuri gupfa ku myaka 21 nta yari agifite ibyiringiro byinshi. Icyakabiri nawe yaragiye gushaka kugira ngo nawe abyararere nk'abandi, arabibuze, afite arababaye nawe ko nta kundi. N'umwana rero wize arakura nk'abandi. Ikindi kidasanzwe kishimisha abantu muri aha, gishimishije, urugo yavukiyemo nirwaguyemo, ntaguye muri bordire, ntaguye muri gereza, ntapfuye akuramo inda. Ni ukuri mubarire kubw'icyo kintu duha Imana icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Apfuye neza, turamuherekeje n'undi wese. Ubu narimo nahoze ndeba abantu muri aha, ndavuga ko se wongeye ku rupfu rwanjye nzabona abantu bangana barya. Icyo ni ikintu cya kabiri. Uyu mwana ukuntu mutangira ubuhamya, nzabona nanjye umuntu ntangira ubuhamya. Ese hari umuntu naba naragiriye neza, hari unigeze mbwira ko nkunda? Ntabwo mbizi, mu by'ukuri ndihannye, ndava aha ngaha ngira ngo ngire ukundi kuntu nitwara, ariko nawe nkwifuriza Imana ibagirire neza. Ndagira ngo rero mbasabe ibintu bitagoye. Murabizi mu rupfu nkaha haba dukeneye ibintu byinshi, ibintu byinshi. Ndabasaba iki kintu, ndabasaba ko munyemerera, mwaratanze, mwarakoze nk'abantu bakuru, namwe ndagira ngo twongere tubatere inkunga, tutagira umwenda dusiga muri uru rugo, ngo murabizi ibikorwa byose n'amafaranga. Yewe urupfu ntirutera rudateguje. Bose ufite 500 yazane, ufite 1000 ukizane, ariko tunabikore kugira ngo dukoreshe igihe neza. Imana ari tugire neza, duhaye ikirere kitarimo imvura. Ndagira ngo munyemerere tubikore muri uburyo, abana bahagarare hano, noneho tujye dusezera mutanga iryo turo. Imana ibahe umugisha cyane. Bose ndagira ngo nanjye ku ituro natanze, ndagira ngo mutabona ko mubikoze mwenyine. Nanjye ndagira ngo ngire icyo nkora, mbabanzirize, hanyuma twese dufatanye. Muze mugire icyo muzana, muhagarare hariya, muhagarare hariya, mureba hano. Yes. Ese urabihishira iki? Gakure use ko atari uburozi banaho. N'uburozi basigaye bugaragaza na ntanswe mu mafaranga. Hagarara hariya mama, hagarara hariya urebe hano. Igira inyuma. Hanyuma muri gahunda tujya kujyamo yo kujya kwirimbi, nimunyemere twakire mushumba wa DPR aza dusengere, hanyuma dutanga ituro tujya gushyingura. Arakoze cyane. Reka dusenge Imana tuyishimira, kuko ibyanditswe byera biravuga ngo mubaho byose, byaba ibyiza byaba n'amakuba, tujye dushimira Imana. Reka dushime. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye kuko uri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe zatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro tubone ubugingo buhoraho, kandi tugire ibyiringiro bizima by'uko wapfuye ukazuka, kandi n'abakwizeye nabo bapfiriye muri wowe kuri wa munsi uzabazura. Ndagushimye ko uyu mwana barimo kumutangira ubuhamya bwiza, yakwakiriye agihumeka. Mwami, ntidushidikanya yuko wanamwakiriye mu bwami bwawe. Mwanya nk'uyu rero turasabira ababyeyi be imbaraga, waye kwihangana guturuka mu ijuru, bavandimwe be, imiryango, itorero. Mwami, buri muntu wese mwihanganishe kuko agiye akiri mutoya. Nuko rero gahunda zose uko zikurikirana dukomeze kuzishyira mu maboko yawe, ngo uziyobore kandi byose bibereye icyubahiro cyawe.
urakoze rero bane natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Arakoze mushumba ngaho utera urutambwe uze hanyuma ikindi hari abandi bana bafite imitaka bagiye bashyira ahantu sinzi niba bari hehe barahari imitaka utabasha kugera hano umwegere 500 yawe ni ingenzi igiceri cy'ijana ni ingenzi rwose akantu kose wowe ufite ikintu wowe ufite niyo cyaba igiceri mu 1500 2000 ayo ufite hanyuma hari n'uyafite kuri telefone rero ndagira ngo ndabyemeye wasomere iyi telefone hanyuma uyikoreshe avuge inshuro 3 hanyuma abategura gahunda yo gusezera bigira hino abafasha amajyambere bigira hino na abagenzi bamufashe ku buryo turusezere. Nimero ya telefone ni 0782 26 52 01. Atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo dutandukanya nawe abana agezeyo asigaye ifoto iyo iye umwana barayibona mwumve cy'abana umugabo yari umucamanza bukeye umugabo ari mu bucamanza arimo kumuranisha abantu agiye kubona umuhungu baramuzana umuhungu yari yishe abantu kandi se yaramukundaga n'ubonye na rero umwiri arangirije umwana atungurutse yishe abantu yahagaze imbere hariya akajya areba se mu maso isamu aramukatira igihano amukatira igihano kubiri ntabwo yose kumuka imaze ibiri ntabwo ageze inyumuka buri mwuka imana izawuhamagara uzajya kwambara ibiciro by'abera cyose imyuka bizahinduka irangiza bambiciye imbere yacu yatwabaza bariho tuzahita duhindurwa hanyuma dusa nawe azabwira ngo nimuze munakunze nimuze banyemenye nimuze batware ubundi avuga ko ntibizagenda abamwe abamwemeye kugira mugenzi ngo bamwemeye kugira mugenzi ngo bamwemeye abamwemeye twahita duhinduka dusa nawe narangiza tujya imbere agahita tujya imbere ngo kagara azagira gute bana beza azagira gute azagira gute bene data azagira gute bene data nshuti zanjye azatujya imbere narangiza ajya kutumurika nk'uko bamurika umugeni abamarayika bazaba bahagaze ku muryango bafite amatsiko bazaba bafite amatsiko kureba umukobwa nimungurire ndamubwira amaso y'umujura abagaragara amaso y'umujura y'umurozi aragaragara amaso y'umucuruzi aragaragara amaso y'umwicanyi y'umwanzi y'umugome aragaragara amaso y'umuyobyabwenge aragaragara ariko amaso y'abera aragaragara amaso y'Imana bagenda mu isi batuje anahamagara amazina y'abera barabiyandikishije azavuga ngo nimuze abona amagabana ko y'amaraso yanjye abanyemeye nimuze ako kanya tuzahita duhindurwa twese tumere nk'intashya maze tugera ku muryango w'ijuru tuzasanga Imana yicaye dusanga abamarayika bose bahagaze bose bafite amatsiko Yesu azahagarara ku muryango
tuzinjira nko inyana zinjira mu kiraro azajya yinjiza kugira ngo dore uyu ni kanaka ngo yarateye karuhayi uyu ni kanaka imana izishima izaririmbana natwe maze umuririmbyi yaravuze reka mbaririmbira kandi umuririmbyi yaririmbye indirimbo utazumva niba utarakizwa ariko niba warakijwe iyo ndirimbo uzayumva ubu umuririmbyi indirimbo yaririmbye yaravuze ngo yibaririmbire kumva ko ntiyaririmbye yaravuze ngo mwijuru aya mucyo mazu yandirimbo ndirimba ririmbira iyo nafashijwe ngo mu giterane cy'Imana ngo amareka azaririmbana natwe ngo Yesu ashyiremo bazi Imana ishyiremo bazi Yesu ashyiremo sukurana muri witumwa naho ngaho titumve ariko yewe ndabahagarika mu itorero mwaka byanjye icyo cyaha urakoze cyane asandagura mwana wanjye icyo gihe mwitonde mwumve iyi ngiyi ni indirimbo utari busabe ugakurura ibirimbuka mwarakumuririmbye ku ntavuze nitugera mu ijuru mu giterane cy'Imana abamarayika baza dushyira kuri gahunda baduhereza inanga maze twicare ducurange we Yesu ashyiremo soprano Imana ishyiremo baze umwanditsi wa Zefaniya yaravuze ngo Pastor Brazil Zefaniya yaravuze ngo azaririmbira muri twebwe ngo kandi azanezererwa muri twebwe yebaba we yaravuze kuri Yesu nino utarajya mu mva nino utarashyira amafaranga kuri konti ya Murinzi tabaza abana rero azabajyana ajyana bataramane nawe umva ukuntu bizagenda rero abazaba barasigaye ku isi inshuti ya umva abazaba barasigaye ku isi mbega ikimwaro mbega isoni umva abazaba barasigaye ku isi gutega amatwi bazagira ikizibakanwa inzoga bakundaga ntibaza bakizinywa indayi bazahirikira barwane dore abantu bafite ibyago rero mwumve abantu bafite ibyago abantu bafite ibyago nabigeze kumumenya barangiza bakabivamo kandi hari abantu bicaye hamwe mwigeze kuba muri korali none mwigize inturi mwasohotse mu nzu y'Imana umuntu wigeze kumenya Kristo warangiza ukamwihakana uzakorwa n'isoni inka Yesu bwira mugeze ngo tujye mu ijuru tugende reka mabwire wari wabona nshuti mutuze gato mwiganira mbabwire reka mabwire nsoreze kuri aka kantu mwihangane nsoreze kuri aka kantu wari wabona ukuntu ugiye kwivuza kwa muganga ufite mituweli de sante ukuntu ufite icyizere wari wabona ukuntu ufite icyizere niko abo Yesu yacunguye tumera yamaze kuduha asirasi yaratwandikiye arangije aravuga ngo nimwiyicarire aho uzashakira azatugana dufite asirasi dufite ikarita ye amazina yacu yanditse amazina yacu afite kandi aratuzi yemwe abantu muri aha mutamuzi muziki nimunyemerere mbasengere mbatize isengesho haleluya reka duhumurize ku maso yacu nimureke mbasengere mwamfura niba utari umukristo ntangane uhumurize umuntu cyokora abacuraguzi ushobora kubireka bakomeze barebe ariko rwose mbabarire abacuraguzi bashaka gukomeza kwirebera ubwo barashaka bari buze gucuragura bakomeze bareba ariko abera b'Imana muhumurize ku maso basengere data mu izina rya Yesu humuriza ku maso musengere wafuza humuriza ku maso yawe uyu munsi ni umunsi udasanzwe ngiye kugusengera Imana iguhe umugisha cyane Mana yanjye nzamuha isengesho ryawe aba bavandimwe turi kumwe aha ngaha twaje gushyingura aba nabo wamenye Mwana harimo abana b'Imana abo watoranije wanditse amazina yabo kandi igihe kizagera uze kubatwara abapfuye bazabanza bazuke bazahita bahindurwa Mwana bazaba bakiriho nabo bazahindurwa Mwana tuzajya tugusanganira mu kirere tuzimana nawe imyaka igihumbi tuzabana nawe kuko turi abawe kandi Mwami turakumbuye kuzabana nawe mugihumberije ku maso yawe nukuri ntacyo bintwaye nta n'isoni binteye birashoboka ko wabura aha ngaha ushaka kwakira Yesu abandi bagihumberije ku maso babarira rwose ntabwo ndi buze kugukoraho uzamura ikiganza cyawe uri bufashe niba ushaka kwakira Yesu mugihumberije ku maso ndabinginze mugihumberije ku maso ndabona umuntu umwe ndabona uwa kabiri zamura ikiganza cyawe uri ushaka kwakira Yesu
ndakwinginze abandi mwese mufashe niba mwarakijijwe mukomeze basengera imitima yanyu, mukomeze bingingire imitima yanyu, nimuzamure ibiganza mwebwe mushaka kwakira Yesu. urashaka kwandikisha izina ryawe, niba kandi ushakira urusengero uzajyamo, niba umusinzi yishakira akabari ushakira urusengero, mwebwe mwazamure ibiganza nimusubire muri sengesho muguti umwami Yesu mbabarira ibyaha byanjye, unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka ushyire mu gitabo cy'ubugingo, nemeye kuba uwawe uyu munsi wa none, ndakijijwe ngiye gushaka inzu yawe njyamo, uzakomeza kubana nawe. Satani ndakwihakanye, imirimo yawe yose ndayanga mu izina rya Yesu, amen. Mugihe umereje ku maso reka nsengera abandi bantu, umuntu uzi ko yigeze kuba mu nzu y'Imana yarangiza akayivamo, mbabarira nkusengere nshuti yanjye, ntumbwire ngo nta rusengero ufite. Niba nahoze mfata urugero rwiza, niba uzi ko nta rusengero ufite, kubera icyo umuntu ufite akabari umusinzi yishakira akabari, ufite ishakira urusengero, ishakira urusengero. Reka mbasengere nawe, ubaye uhari uzi ko wavuye mu nzu y'Imana, nawe uzamura ikiganza uri gusengera. Imana iguha umugisha, ndakubona ibiganza bibiri, ikiganza 3, 4, 5. Muri benshi. Mwami data nyakubahwa Imana ishobora byose, mpagaze muri iri hema hano aho twaje gushyingura Uwitonze, ndakwereka abana bawe Mwami bongeye kubaka isezerano nawe. Mwami mu mitima yabo bari baratekereza neza uko bagaruka iwawe, kandi Mwami nzi ko wadukunze, kandi ijambo ryaratubwira ngo intama zawe zifite mu kiganza ntawubasha kuzikuvura mu kiganza. Abantu zaba basengeraga nabo bazaba basengeraga, umbabarire ubagenderere kandi ubacire inzira basubire mu rusengero, batsinde imirimo bagiyemo, batsinde ingeso bagiyemo, batsinde abadayimoni we kubigambaho, Satani ye kuyirakaho ye kwishyira hejuru, umwanzi akubitwe hasi kandi atsindwe rwamagana, akubitwe hasi kuri mushiki wanjye, akubitwe hasi kuri mwene data. Ndabasabye umugisha, amahoro utanga n'ubuntu utanga bibaye ku bugingo bwawe, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Mwese mvuge ngo Yesu urakoze kuko udukunda, urakoze kuri ronkeye iminyago muri aba bantu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Aze kuba kwiyandikisha kugira ngo bataza kuzinguka kandi waje. Yego ni mu b'abasore banjye nimugera hariya kugira ngo rebe uko bigenza. Murakoze cyane, Imana ibahe. Turi hasi. Bene data, mbona buri wese wibaze ngo ese uzagira icyubahiro nk'iki ngiki, kuba ni mubirere na byose ni inyigisho. Urebe ukuntu abashumba bazengurutse Imana, urebe ukuntu itorero ryose rizengurutse Imana, ese uzagira icyubahiro nk'iki ngiki, bigutere kugira uko witwara. Imana igumurisha cyane. Ndagira ngo wurutse umurambo mushyire ku nzu nziza. Okay. Bene data, niko yego bana muri aho muzamanuka mwebwe natwe twashingurwa gutya, tuzabona abantu duherekeza gutya, tuzabona abashumba kumva zacu gutya. Mutangire mu bikorere, nyabureka mu bikorere, ndabahugura ngo mwihane kandi mu bikorere. Imana ibahe. Ndagira ngo rero bamanure umurambo. Umuntu agenda
yoke abadushoje bose mujye mu ntebe hariya tutanga umwanya gahunda ikorwa. Murakoze cyane kandi igihe cyacu twagikoreshe neza dukomeze tugikoreshe neza. Imana ibahe. Reke dureke abafana bakeke. Reka tubise abadufasha gukora gushyingura Ni
byo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye araruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. Tuzahumurizwa na Yesu, duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Araruhutse. Nimuhumure, komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. Asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse,
inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe ararutse nimuhumure mukomezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya
bagende baza kugira ngo tubahumurize tubabe hafi. Ubu nagiye ku ruhare rwanyu nanjye mbare ko aho nasize ntazi ukuntu bimeze, sibyo? Ufite akazi anyereke ajye ku kazi, ubutaha kure atahe, ariko azagira umutima wo kongera kugaruka muri uru rugo, ntitugahuzwe n'urupfu, sibyo? Ntituzongere guhuzwa n'amajyambere hano, oya ni iwanjye nako, iwanjye niho mwansanga, sibyo? Ariko ntituzongere guhuzwa n'undi hano cyangwa n'ahandi, ntituzongere kuvuga ngo tujye, sibyo? Ariko kubera igeno ry'Imana riraba, sibyo? Muri make mwese ndabashimiye, ndumva namusubiza mikrofone nimba hari icyo yongeraho akacyongeraho, ariko abantu rwose bagende bataha gake gake, ababishaka abaguma hano tugumane, ndumva ari ibyo. Murakoze. ndumva nta kindi nakongeraho, gusa reka dusoze. Muzehe Karori ngo arumva yakwihangana akagira icyo avuga, nawe reka tumuhe uno mwanya. muraho bavandimwe banjye mwese. Rero ibintu bitangiye bikaba bigejeje umunsi, nabonye abantu guhera ku wa gatandatu kugeza uyu munsi, ariko ubundi nasaga nk'igipupe. Ndabashimira abavandimwe banjye mwese muri hano mwese. Njya numva kuri Bibiliya ko abantu bose babyawe na Adamu na Eva, mubyemere guhera uyu munsi. N'utarazi ko twese tukomoka ku muntu umwe, ku bantu babiri, niko nabibonye ngiye. Njye n'umuntu naba naracumuyeho, ambabarire kuko nabonye abantu, mbona abantu bafite akamaro kanini cyane. Ni nabwo bwa mbere ngira ngo mbibone. Kavumu, Kigali n'ab'i Bugande baje. Ubwo rero ndabashimira. Nanjye mukuri kose za telefone icyo ziberaho, n'uwampuruye ntarimuzi, ngiye kubaha inomero za telefone: 078 54 65 49 nizo nomero zanjye. Uwamure wese azandike, kuko nabonye abantu naherukaga mfite imyaka 13. Abo bantu rero ukuntu nababonye, abo bantu bari baragiye za Bugande, abandi muzi icyorezo cyatubayeho mu Rwanda, ariko narashakishije bamwe nanababonye hafi hano muri Ruka, mbabona kuri telefone, none nababonye hano. Kandi nyirakuru wabo namwumvaga mu mateka. Ngira ngo umugabo bose ko yahaguruka nkababwira ababiziho bose. Uze umwana w'umusore twanganaga, twaragiranaga inka, bavuye Bugande, witwaga Samuel. Ko nababwiye Samuel namuhoro, namushikiwe namuhoro, warutiye oya Mukabideri ikavuga. Yari afite umuhungu witwaga bibaye, tukaba tuzi ko bapfuye. Na nyina aje sinamubaza Samuel, ariko Samuel namubona, namubonye aha nishi, namushikiwe namubona. Mana, murumva urupfu rwa Witonze, urumva rutakoze akazi kanini cyane. Yewe ndeka ndekeraho, ndabashimira mwese mu izina rya Yesu. Arakoze. Reka dusenge Imana. Mwebwe mwese umugisha, ikindi kandi dukomeze gusengera uno muryango kugira ngo Imana ikomeze kubaha gukomera. Ikindi dusengere gutandukana, nk'uko babivuze, uwaba afite izindi gahunda zihuse nagenda ntiyumve ko agiye mu makosa, n'uwaba afite undi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, wagize neza, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo mu kuboko kwawe habamo ibyiza n'ibibi. Mu izina rya Yesu
ariko ijambo ryawe rikaturema umutima rikatubwira ngo ibyo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi ibyo byose ngo ni ukugira ngo utureme umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Mu izina rya Yesu, hanyuma ni umunezero, hanyuma ni ibyishimo, hanyuma ni ukunezerwana nawe, hanyuma ni ukuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Turagushimye ku byatubayeho, ni ko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndi muri ino si, ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo aho hose ngo niko harushya umutima, ariko ngo njya asaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka ntatinde kunyumva. Turagushimye kuko tugutakiye utwumva. Mu izina rya Yesu turagushimye ko ibyatubayeho byose turabigushimiye, kandi tukuragije n'ibiri imbere. Dusabiye umugisha kuva ino nkuru yamenyekana muri uno muryango, uwo byababaje, uwo byazinduye, uwo wataye umwanya w'agata urugo rwe ndetse n'ubutunzi bw'akabukoraho, akaza muri uno muryango kubafata mu mugongo. Musabiye umugisha uko yagize uruhare muri ibi ngibi, nawe ntukabure kumuha ibimunezeza akiri muri ino si, kandi mu izina rya Yesu uko yitanga mu by'abandi ujye uhagurutsa benshi kugira ngo nabo bitange mu bye. Mu izina rya Yesu sabiye umugisha abantu bose, ab'iburyo n'ibumoso, abazamuka n'abamanuka, mu izina rya Yesu Kristo ubaho umugisha wawe utagabanije, kandi umugisha basabe kuruta iyindi ni umugisha wo kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru, tukongera kubona n'umwana wacu witonze nk'uko twamuherekeje, kandi dufite ibyiringiro byo kuzamura. Urakoze Kristo, gukomeza uno muryango, ukomeze kubaba hafi mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze kubaremera ibyiringiro, ari wowe byiringiro bizima Kristo. Urakoze data mwiza, maze ubwo tutandukana abagenda bagendane nawe, abaturutse kure ubagenda imbere, abagenda mu modoka ugendane nabo mu izina rya Yesu, basange imiryango basize ari amahoro, kandi natwe ukomeze kuturinda, tujye dukomeza kumva inkuru y'ibyiza hagati yacu, kandi imitima yacu ikomeze guhurira kuri wowe. Ibyo byose tubisabye tubyingingira Imana mu izina rya Yesu. Ubuntu n'urukundo by'umwami wacu Yesu Kristo no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese iteka ryose. Amen. Yesu abaho umugisha. Nigihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse ubuzima